ko tuzicamo ibice bigera kuri bitatu. Yego. Bitatu bine. Hari inzira zizakoreshwa ku munsi wa mbere kugeza kwa gatatu. Yego. Kuko ku munsi wa mbere kugeza kwa gatatu ibice bya BK Arena kuko niho bazaba bahagurukira, bazaba bari guhagurukira muri BK Arena imbere, bagaca Kimironko kuri Simba, bakagaruka Sherando, noneho bakabona kujya Prince House Sonatibe, bakajya Gahanga, bakazagaruka banyuze mu Kanogo bakasoreza KCC. Ibyo rero bisobanura ko ibyo bice bya Gahanga, ibice byaho ngaho Kimironko ariko bigaruka hino kuri Simba, bisi dashobora kuzaba iri kunyuramo muri iyo nzira mvuze. Hanyuma na ya bisi iturutse Bugesera ntabwo izaza ngo irenge ku mugendo kubera ko hazaba hafunze, icyo gihe igomba guhita ikata. Ni izo nzira rero zagiye ziteganywa muri iyo sanse. Ariko nibigera ku munsi wa kane kubera ko bisi amasiganwa azaba ari kugarukira Nyanza ya Kicukiro, icyo gihe noneho kugera Gahanga bizaba bishoboka, nta kibazo gihari no mu nkengero zaho hose. Noneho ku munsi wa gatanu n'uwa karindwi icyo gice cya Nyanza ya Kicukiro, cya Gahanga, Kicukiro Centre, Sonatibe hose hazaba habaye free. Ndetse naho ngaho twavugaga za Kimironko nta kibazo na kimwe kizaba gihari. Isiganwa rizaba ryagarutse hino ririmo hano hagati, navuga ngo ni hagati KCC, ukajya ku Gishushu, ukajya Nyarutarama mu Kabuga, ukagaruka kuri Golfe Minagri, noneho ukaza Kimihurura, ukazamuka mu muhanda w'amabuye. Urumva ku gace kaho hagati niho nanone isiganwa rizabera ku munsi wa gatanu, gatandatu n'uwa karindwi. Bivuga ngo ibindi bice byose bitandukanye bimwe twavugaga za Nyanza, za Remera, zahe aho bizaba bimeze neza. Gusa imodoka zivuye Remera birumvikana ntabwo zishobora kuzaba zica ku Gishushu kuko ho hazaba hafunze. Noneho ku munsi wa nyuma nibwo ku gice cya bazaca Nyabugogo. Ubwo ni tariki 28. Kuri 28 hazaba ari ku cyumweru. Bazaca Nyabugogo bace na Ruriba, bivuga ngo imodoka zituruka mu majyepfo nazo zizaba zigomba kutarenga kuri Ruriba cyangwa se zigakata nyine uriya muhanda mushyashya turimo kugerageza gutunganya wo kunyura munsi ya Ruriba. Nk'umuntu rero wikorera ushobora kuzajya ukurikira izo gahunda ukavuga uti ntago ndi bujye kunyura muri biriya bice irisiganwa riri kubera mu uyu munsi, ndajya mu bindi bitandukanye, ndafanira ahangaha, cyangwa se uyu muntu sindi bumusure gutyo ibintu nk'ibyo. Ariko niba ari gahunda yihutirwa ugomba gukora ukareba iyo mihanda itandukanye. Hanyuma tukiri aho, wenda hari uburyo mwateganyije bwo kugira ngo abantu bakurikire bamenye ayo makuru, wenda uvuga uti ejo hari akazi mfite nzaca hanaha, ku buryo hari aho ushobora kureba wenda ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se hese hari umuntu ashobora wenda kuba yabaza mu nzego z'ibanze aho hafi umuyobozi muri quartier, ubwo buryo bwo burateganyijwe? Mu by'ukuri navuga ngo uburyo basanzwe bakoresha mu kubaza inzego z'ibanze burashoboka, ndetse na polisi. Polisi zakomeza gushyiraho iyi mihanda mu buryo bwa buri munsi, ndetse hariho na linki yerekana iyo minsi yose ku bantu basanzwe bakoresha ikoranabuhanga. Iyo linki yemerewe gutangwa ahantu hose, ku buryo umuntu ashobora kujyaho kuri map ni yakozwe na polisi, ukabona ya mihanda isiganwa riri kuberamo, ukabona n'indi mihanda wakoresha, ukabona aho bisi zemerewe kunyura, ukabona aho amakamyo yemerewe kunyura. Ibyo ngibyo byose biriho, ariko polisi izakomeza kubivuga nanone buri munsi. Ukurikiye rero imbuga nkoranyambaga za polisi ibyo bintu byose wabimenya. Ariko hari n'ukuntu dusigaye tumenyereye kubihanahana kuri WhatsApp. Nabwira abantu rero ngo ntibagire impungenge. Uramutse ufite impungenge zarizo zose ushobora guhamagara polisi ku mirongo yabo basanzwe bakoresha, ariko ushobora no guhamagara n'umujyi wa Kigali 3260 ni umurongo wacu utishyura. Uhamagaye tuvuge ugeze ahantu uyobewe aho uri bunyure kandi hari ahandi ushaka kujya, kubahamagara ukababwira uti ndi hano ndashaka kujya hariya, ni mu ndangire nanyura he, munyobore. Ibyo ngibyo rwose tuzaba turimo kubikora, tugomba kubikora. Ikindi buriya inzego z'ibanze utarenze no guhamagara ku mujyi, umuyobozi wahamagara bose tugerageza gukomeza kubaganiriza ku buryo basobanukirwa izo gahunda zose. Ndetse hakiyongeraho n'urubyiruko, aba youth volunteers, urubyiruko rw'abakorerabushake nabo bakomeje guhabwa, benshi bahawe amahugurwa barabisobanurirwa, ndetse hari n'abatangiye kugenda, abo muzajya mugenda mubona hirya no hino nko ku isoko wenda ryo mu mujyi cyangwa se kuri gare Nyabugogo, ushobora kumusanga ahagaze imbere ya supermarket runaka, azaba afite icyapa cyanditseho isiganwa ry'amagare, ku buryo handitseho ngo amakuru hano wayabaza, ku buryo ushobora kumwegera nawe
ukamubaza icyo ushaka. Turimo gukora ku buryo rero umuntu wese ukeneye amakuru rwose ashobora kuyabona, abantu ntibagire impungenge. Hanyuma mu kanya gato cyane tubwiraga itinerary cyangwa se inzira izakoreshwa mu minsi 8 n'uburyo bigabanyije mu minsi bitewe naho bazanyura. Ariko nabonye mbere yaho gato cyane ari ikintu kimeze na cyita nka rehearsal nko kuwa gatandatu, aho abakinyi bazaca kwaca bakabimenyereza. Kwa gatandatu nabwo nabonye hari hazaba hafunze. Ese kwa gatandatu umunsi wo kwa gatandatu atariki 20 isiganwa ritangira, kwa gatandatu biteye gute? Kwa gatandatu hari ikintu gishimishije cyitwa social ride. No kuvuga ngo buri muturage ubishaka ushobora kubona igare cyangwa kurikodesha na casque ashobora kwiyandikisha. Noneho umaze kwiyandikisha nawe ukaza gusiganwa. Ubwo bivuga ngo na abaturage muri rusange bya bindi byo kwishimisha, ariko nibura tukanyura natwe aho imihanda yateganyijwe, imihanda isanzwe yarateganyijwe. Icyo gihe natwe imihanda izaba yafunze. Imihanda izafungwa kugira ngo hakorwe iyo social ride, ariko yizaba igihe gito. Ntabwo bizaba amasaha menshi nk'iyindi minsi, bizaba ari igihe gito, bishobora kuzamara nk'amasaha nk'abiri, ariko nabyo birahari. Aba baturage rero barimo batwara amagare mu buryo bwo kwishimisha, ariko hakongeraho n'ababakinnyi nabo barimo gukora, barimo kwitegura, barimo kwishyushya. Icyo gihe hazakoreshwa rero uyu muhanda ujya Gahanga. Umuhanda wo kuva hariya Bike ujya Gahanga ni uzaba urimo gukoreshwa. Ubwo abo baturage baziyandikisha heza? Abaturage hari link ubundi Kigali 2025 ifite website yitwa UCI akadomo Kigali 2025 akadomo gov.rw, ndumva ariko bimeze. Noneho iyo ugiyeho umanuka ureba ibiriho, hari ahanditse social events, noneho ukabona link, bahita banakubwira ngo social ride. Twagiye dutanga n'agafuraya hirya no hino mu ma WhatsApp, ku buryo rero uhita ubona aho uyandikisha. Ni link ukoresha ukiyandikisha, kuko imibare niyuzura bazafunga. Ni ukuvuga ngo hagomba kwiyandikisha ubundi abantu 700 muri iyo social ride. Hanyuma ikindi kibazo rero cy'ingenzi abantu bariho bibaza benshi bikabiriza cyane abadafite amakuru, baravuga bati shampiyona y'isi y'amagare iraje, bati ni icyumweru cyaguma mu rugo, bati bagira ngo twagarutse mu bihe bya covid, bati ibintu byacitse. Inkuru hano izo twita ngo ni inkuru z'abamotari ntago begiye bababaza cyane, nabo barabizi. Biteguye gute? Gahunda z'akazi zizakomeza gute? Hari abumvisha ngo abantu bazakorera mu rugo, amashuri abana ntibazaba bajya mu ishuri, bakumva ni ibintu bidasanzwe, bakavuga bati ubundi ibyo bintu bisanzwe bibaho mu bihe bidasanzwe, mu bihe by'intambara, mu bihe by'ibiza, mu bihe by'ibyorezo. Iri gare rihagaritse ibintu bimeze gute? Nagira ngo iki kintu mu gitangeho ubusobanuro, abantu babyumve neza, bave mu bihuha, noneho bagira amakuru yizewe atangwa n'inzego nyine z'igihugu kandi ziri kubitegura. Yego, urakoze cyane, wabivuze neza bigitangira ukuntu ari shampiyona y'isi y'amagare ije bwa mbere muri Afurika. Ndetse tukaba tugiye kuyakira nk'u Rwanda, atari uko byaje ngo bitwitureho, ahubwo ni twarabiharaniye kandi biremera. Ni ikintu gikomeye cyane rero, ntabwo bivuga ngo umwaka utaha izagaruka cyangwa uwundi. Ikintu kibaye rimwe muri Afurika bwa mbere. Ngira ngo bimwe mu byatekerejweho cyane havugwa yuko abana bagomba kutajya ku ishuri no kugira ngo nabo babone amahirwe yo kuza kureba iyo shampiyona. Kuko ndibaza nanjye ndamutse niga nko mu wa 2 secondaire cyangwa se mu wa kangahe, bakavuga ngo isiganwa ry'isi ry'amagare riri muri Kigali, nicaye mu ishuri, ntabwo nzi niba nakurikira, biragoye. Ariko ubu ngubu nabo bazaba bafite umwanya wo kuza, bagaherekezwa n'ababyeyi, bakaza bakirebera igare bakarifana. Nabo muri ayo mateka igihugu kizaba cyaranditse akazajya avuga ati nigaga mu wa 2 icyo gihe twakiriye shampiyona y'isi y'amagare, narirebeye ahangaha, byari biryoshye, byari bimeze gutya. Ni ikintu gikomeye rero, kandi iyi minsi 5 yonyine kuvuga ngo abana babe bari mu rugo muri Kigali, bisobanura yuko n'ubundi iyo minsi 5 izongera bakayihabwa. Ntidutekereze ngo ni umwanya bataye, ahubwo bazongera bayihabwe, kandi iki ni ikintu gikomeye cyane. Ngira ngo twigeze kuvuga ukuntu umuntu ku giti cye yitegura ubukwe. Ubukura bwitegura ufite umwana uri ku ishuri, ukajya kumusabira uruhushya agataha.
abandi bagasigara biga ariko agataha akaza kwifatanya nabo mu rugo. Urumva rero kuba rero igihugu nacyo cyaha abana ubwo burenganzira bwo kuza gufana igare rwose ni ikintu gikomeye. Ntitwumve rero ko ari guma mu rugo, ni igihe cy'ibyishimo muri Kigali. Turashaka gufanira igare ku buryo bwo mu rwego rwo hejuru, uko twanditse amateka kwakira iri siganwa twandike n'amateka yo kurifana. Turashaka kwandika amateka mu kurifana. Tukomeje kuganira n'abaturage hirya no hino rwose ngo mwitegure mu byumve ko muje gufana. Inzitizi zikomeye niba mudafite akazi kihutirwa cyane leta yazikuyeho, yaravuze iti korera mu rugo. Iyo ukoreye mu rugo burya hari ibyo wigomwa gukora ku manywa ukabana bikora nijoro, ariko ukaza ugafana. Hanyuma ariko ibyo ugomba gukora bitahagarara. Niba ufite ubwo bukwe, niba ufite izindi gahunda, niba ucuruje, niba ugize gute, ibyo ngibyo byose komeza ubikore. Tukanibuka yuko uko isiganwa rirangiye umukinnyi wa nyuma avuye mu muhanda, imihanda izajya ifungurwa, abantu ubuzima bwongera bukomeze rwose noneho nkaho nta cyabaye. Bisobanura ahubwo dufite abo bashyitsi benshi barimo kuza mu mabare, resitora atandukanye, barimo kujya kugura ibintu byo kutwara nk'urwibutso, barimo gushaka gutembera bifotoza bareba Kigali. Ibyo ngibyo rwose nuko bizaba bimeze, bizaba ari ibintu bishyushye. Ikindi twifuza ko n'abanyakigali nyine nabo bazaba barimo nabo bafata ayo mafoto y'urwibutso, kuko uko imihanda izaba itatse nabyo ni ibintu bizaba bidasanzwe. Mbese bizaba ari ibihe by'ibyishimo, tubafata nk'ibihe by'ibyishimo, ibihe by'ubukwe, ntabwo ari ibihe byaguma mu rugo rwose, nta hantu bihuriye. Hanyuma hari akandi kantu ngiye nk'ijisho ry'umunyamakuru maze iminsi nkata mu nguni zigiye zitandukanye z'umujyi wa Kigali. Nkumva hari amakuru abantu bishyizemo, nayo ngira ngo utangeho umucyo, cyane cyane abantu bafite izo business, abafite amahoteli, abafite utubari, abafite utubyiniro n'ibindi bikorwa by'imyidagaduro. Hari amakuru ahari muri iyi minsi yuko aya masaha utubari, utubyiniro, amasaha basanzwe bafungiraho ngo ashobora kuziyongera. Ashobora kuziyongera, ya saa 7 yo mu mibyizi kavaho, ya saa 8 yo muri weekend nk'uyu munsi kavaho. Ndagira ngo icyo kintu nacyo ugisobanure, hato abantu batazagendera no muri icyo kintu cy'ikigare niko nabyita, bakaba bakoreramo amakosa. Ngira ngo byo murabizi yuko igihugu cyacu kigira umurongo, ndetse iyo ibyo ngibyo biriho ntabwo byavugwa gutyo mu bigare, ahubwo hahita hasohoka itangazo. Twategereza twihanganye itangazo twaribona tukamenya yuko ubwo ngubwo tugiye gukurikiza ibyo riri kuvuga. Ariko